Bele fungura mikoro yawe umuvandimwe mbwira nawe ariko afata kutuzi nawe ugira icyo utubwira ku bijanye na Kongoro mwarabanye muri Ethiopia. Murakoze cyane abandi mwe reka tujye tububaha muri intwari yewe kimba mu mutima no kurekonesa ubutwari intambwe mwateye, ariko Imana ishimwe ibi bintu iyi topiki mumuzanya ntabwo ibintu bimaze kugaragarira abantu, ukabaha icyizere ko nk'uko General Hiro Makanika yabivuze, iriya ni ijambo rikomeye buriya rivuga akaba akiriho, hari ukuntu inspiration ye itari kuzajyamo, itari kuzakwirakwira nawe ushimangirwa mu mitima, ariko uri umuntu w'intwari utabarutse avuze yakoze nibyo bintu biri turubatse pe ubyumve ko twiyubatse. Ibintu byabaye hariya muri Ethiopia nasanze uko nabivuga ku rurimi ntabwo yaba biremereye nk'uwabereka ishusho y'ibyo niboneye, ariko burya ngo Uwiteka rega niyo waba uryamye kwa kuntu umujura kurarira Uwiteka arakurebera. Mumenye ko ari ikintu gikomeye cyane kuba Kongoro, kuba Charles n'abandi bamaze kujya hanze, bitanga icyizere ko urugamba rwo kwibohora rugiye kurangira, apana za teori ngo nirwo rwa nyuma n'umuntu udashobora kuri expressinga, ariko rigamabwe mu mpande zose rugiye kurangira. Kuri ground kubarashira uragenda neza, barashikamye, kubawe n'akaga mu mahanga aribo twebwe aribo Innocent amaze kubabwira. Mubije urebe ko uzamura divisor ndabona bikunze sawa komeza Berlin. N'ubwo bibaho icyizere ko burya ntabapfira gushira, kandi igikorewe mu mwijima Uwiteka aragitambaza ku mugaragaro. Kongoro azigihe, Charles azigihe, n'abandi nibone imbona nkubone. Ubushize nabiganiye kuri channel nibuka host ariko harimo uzarukarisha nimo na ziravumira muri platform bari bahari barangwa ticket tuzakena ko utuha idonido ya guko nababwiye. Ntabwo ngewe ukipinga ishusho ya Kongoro mu by'ukuri so nari mbonye umugambanyi, ahubwo gusa aho nabisanze niho byantunguye. Nari nsanzwe menyera abagambanyi b'abarwanyi, abatrikari bagambana babizatinga bakababonye, kuko nza gusanga biranangaza aho keze mu mahanga. Kuko imuzi ntabwo ari umurwayi, imuzi n'umuntu wababaye ukwibufasha imbabare. Icyo abakeneye gusa ni uwamurarura akamufasha, akamubwira ijambo ryiza, akamuhumuriza. Iva mu Butaliyani naje nenge kwiga ukimaze umwaka umwe birapfa, ariko bore niho nicyo kibuga cy'indege international muri karere ka Afrika. Icyo kizi ndetse niho urebye niho transit zikorerwa ku isi nyuma ya Washington. Ni kiriya kibuga cya Bruxelles. Buri ikibuga cya gatatu cyakira indege nyinshi ni Bole. Ubwo rero nduruka nkuko nababwiye ni kumenya ibintu ni Imana ijya imvugira mu kumura na bake bacu bati cyane bashoboka, ariko amakuru mfite n'ibyo ngiye kubabwira ndashima Imana ko yabinyeretse gutya mbona nkubona. Nababwiye ni nice muri hoteli, imazemo amezi 4 muri hoteli, nibera muri hoteli bica kuri televiziyo bati hari abatutsi batewe interahamwe muri Ethiopia. N'ubu ufite reference iranditse, icyo kinyamakuru ndakizi, iyo televiziyo ndayifite muri agenda yanjye. Gira amatsiko, ariko yiza amahirwe kwa kundi nyine umuntu yigira amahirwe, umuntu aratambuka arahasohoza. Maze amezi 4 muri hoteli muri Ethiopia. Nsuje mu Giswahili gira amatsiko ndamwikiriza.
ngira urugwiro rutagira uko rumeze kwere kumbura wanyine wa uvuga ururimi rwanyu kuba abanyetiyopiya bavuga ururimi rwabo barwita ikimarinyi aranyibwira ati njye ndi impunzi nitwa bebe ni umututsi Burundi okay nawe ni kwifata icyo ushaka ati rero hano duhuriye aha ngaha wicaye dore ikigo cyacu ngiye aseri ngiye aseri rero no se ariho ko ari ikibazo nabonye cy'abantu batewe rero ngo ndavuga abatutsi iryo zina ntirivugwa ya sisitemu yo gupfobya yo kuzimanganya ubundi hatarakoze imipanga hari ubundi buryo umwanzi yakoresheje kuzimanganya mbese ngo biburizwemo apari ya politiki y'u Rwanda avuga ngo turi abanyarwanda polisi y'ubumwe n'ubwiyunge ariko umwanzi wo w'umujenosideri nawe abyungukiramo kuzimanganya izina bita umututsi byari muri process ngo byahuranye na politiki y'u Rwanda yo guhuza abanyarwanda kubunga wenda n'intambara itari yoroshye bemera guhara kugira bitwa abanyarwanda abene igihugu abanyarwanda ariko by'amahirwe ye twibuka biravugwa abahutu bisha abatutsi biravugwa sasa abahutu bose nacyo nye ikosore umvugo ntabwo ari abahutu bose ni abahutu b'abextremiste bisha abatutsi ubwo arambwira ati rero aba batabaje ni abanyamurenge okay avuga ko urakoze cyane wamenya aho batuye se aravuga ati simpazi ariko nzi abayobozi babo bambwira biratinda ariko se yakwinjira kuri haseri hakaba hararinzwe ntabwo umuntu apfa kwinjira oya kandi sindimuzi ninde wama audiences abahari bari hanze bameze nabi babare abarwayi nabo bari batewe batabaje b'abanyamurenge nabo bamwe bari bakira abayobozi bakora follow up na polisi aho ari alert cyari igihe gikomeye ubwo gira amahirwe menya ko nyuma ya hase hari ikindi kigo cya leta cyo kijyaho ya leta gikoramo intelligence gusa ni ikigo gikomeye kirinzwe bamwe njye namura nabo muri ibyo bigo aho niherera nabo nkamaze aba bantu batewe n'interahamwe kuko n'izinterahamwe bamastori giza amahirwe umuntu ama nimero zo witwa Juste mututsi mu Nord Kivu Buguri ndamuhamagara se Buguri akese numvise y'abatutsi nawe irimo atumva ati ntumbwire atwanye abanyamurenge ati natwe ntabwo tuvuga rumwe none nabyo byongera bimbera ikindi kintu nokije muri Rwanda gusa koresha ubushakashatsi ngiye kuri cya kigo yatangaje itangazamakuru umunyamakuru gusa sinamusanzeho ariko najyanye reference nawe se aya makuru mwatangaje nibyo nsanga ba auditeur bamwe barahari barabintekerereza batesurinde ndabibwira umututsi umunyekongo umutaliyani ndimo ndahiga amashuri ariko aba ni abavandimwe baba makuru bimaze kumenya abantu b'amaelemo mu mazina ariko uwo Buguri ndamumenye ngambwira utwa Charles sibyo ko ari umuntu yasimbuye Charles ntabwo ari umuyobozi wari umuyobozi mwibuka neza ni David Muhoza urakoze cyane David rero sindanamubona ku Facebook ariko basanzwe ati hari umuyobozi witwa David ariko ba Charles na Kongoro na Felix nibona kipinze cyane kuko David ashobora kuba yari mu bantu nabo yaramerewe nabi gukora ibyo bibazo ari mu nzira zo guhunga kuko aranahunze byo David yarategereje ahubwo umunsi wo kujya muri Canada kuko yarategereje umunsi wo kujya muri Canada no kuvuga ngo biriya bintu yabyishoyemo abyishoramo ariko ari hafi kujya muri Canada kuko na nyuma yaho biza yarasohotse biza kumuviramo kuko yari targeted yari yandanje biza kumuviramo guhunga burya yambutse South Sudan aragenda no muri Kenya kugeza igihe ambasade ya Amerika niyo yabaje ati uyu muntu ko twamuhose bamenya ko arimo guhigwa na leta
ambasade ya Amerika itanga oda ngo aho uri hose uburyo bwose ukoresha turagushaka hano, we are USA, turagushaka hano. Ati kandi ndibuka ko David yavuye i Nairobi asubira muri Ethiopia, ariko yuririye i Nairobi ari HCR imwurije exactly ngo wiwe mu kibuga cy'indege cyo muri exactly ego kubwagahayo ambasade iravuze none tukwereke ko turi USA, nta nubwo uzurira aho wahungiye Nairobi, turagushaka hano Addis Ababa. Nandi kuko niko byagenda agenda uzagiye namumenye injiramo umva ngize passion, umva nari maze iminsi myaka yanjye nabayemo nabaye impirimbanyi, ariko naranasobanukiwe ikibazo gihari. Iwe n'abaripota iko nakoze kuba mu gisika cy'inkotanyi, abaripota nabonanye nabo, imfungo z'abahutu nabonanye nabo, nari mfite amakuru afatika pe. Uyu ikibazo gihari naba ni babana agatsiko kabize bakeya bamize ingengabitekerezo y'Abafaransa n'Ababirigi barakoreshwa nkuko murimo kubona kwa Ndayishimiye na Gisekedi. Ni ibintu bimaze igihe, ati ni nabo baduteye kwica bene wacu. Ubwo njyewe nari nambabajwe cyane no kumenya ukuntu mushiki wanjye yagiye mu Rwanda, yagiye kwiga, ariko jenoside ibaye baje gushaka n'umuhutu nabyara bafitanye abana bane. Jenoside ibaye umugabo we n'abana barafatanije bica mushiki wanjye. Igira bagafite amatsiko, ubwo rwango rwaturutse abaturage bo hasi bo nta n'ukubwira ngo by'ubwami ngo batsikamiraga ngo abana ngo umwami w'umututsi batsikamiraga abahutu ku mbunda nasore ku cumu. Oya, bo ntabyo bavuga. Ababivuga izo mvugo narratives na propaganda ni kagatsiko k'abantu bize, nibo babibatera. Ariko nagiye mu magereza benshi yo mu Rwanda ntabwo bazi impamvu bishe abatutsi. N'ubu dufite abuzukuru abo bishwa banjye bari muri FDLR, babiri tumaze kuvugana bari muri FDLR, baranyemereye bati kwishe mama, atari ko ni papa tubwiye ngo twice abatutsi na mama n'umupapa. Umva experience mba mfite irahagije pe, nta yandi masomo nkeneye. Rero ariko turabonana Kongoro n'amasomo ndabasaga ibwira, ariko nsanga bafite imyumvire baramaze guca akarongo, bo ari abanyamurenge batari abatutsi, batavuga ikinyarwanda, base badafite aho bahuriye n'ikintu cy'umututsi. Ubwo ari gusa nyine ku rwego byumvire nahise ntekereza ese mu by'ukuri ko umwanzi yatengeye. Naho abo barwanyaga nsubiye inyuma ho gato, abaje kubiyitirira nabo ntabwo ari bo, nubona ni aba grassroots, ni abaturage ba rubanda rwa giseseka bashizwemo ingengabitekerezo na plan na strategy byishyurirwa na Kabuga Feliciani. Yarishyuye guverinoma ya Kenya, yishyura HCR ko aho kugira ngo umwanya w'abazamuza abahutu mu Rwanda ngo batahe, kuko cessation clause yari yemewe na UN, u Rwanda rwemerewe gucurura impunzi zabo, barahindukira Kabuga atanga ruswa ahaza HCR n'ibindi bigo yabemerera aho gusutaha mu Rwanda bagire biyite ubundi bwoko. Nabwo batoreje bwo kwita abatutsi b'abanyekongo n'abanyamurenge. Birakorwa byarabitina. Ikintu kimenye nyuma, naje kumenya nyuma, urumva nanjye natangiye mpuzagurika. Ariko nkiza ko Charles na Kongoro bashobora kuba bari bafite ayo makuru. Wera komisiyoneri wari uhagarariye abiyita abatutsi b'abanyekongo ntabwo ari Charles, si Kongoro, ni Felix. Ndavuga bari muri komite please, David Osimuzi nasanze nahuriye nawe agenda. Ndavuga abantu barasigaye muri komite nyobozi, bashobora kuba bafite either Charles either Kongoro ashobora kuba afite mission yo kwakira abo bahutu biyita abatutsi, kuko hari abahutu muri Kongo, harimo ababembe, harimo abafurero, harimo abahutu bo mu Rwanda, harimo abahutu b'Ugande b'abanyakenya. Nuko ya ideologie majoritaire bahamagaranye batumanaho, mwese muze twabonye deal, babyitaga deal.
aho rero iyo komite yagiraga umuntu wita translator indyoza mu rurimi ariwe Kajisho. Kajisho nyuma yo kuba ushinga izo nshingano zo translating muri ASEAN. Yes, ndaguciye mu ijambo. Kongolo amaze kuza kutubwira ko tugomba kwitandukanya n'abo bantu bose baruvuze. Aya moko yose yagiye yiyita abanyamurenge. Nagira ngo mbibutse ko bose benshi muri bo baje basanga David hariya, baje basanga Jacques hariya, baje basanga Charles hariya. Nta muntu wiyise umunyamurenge hariya. Abenshi muri bo bagiye bakorerwa amadosiye nabo kuko nta bari bazi murenge muri bo. Abenshi bagiye bifashisha Charles, bagiye bifashisha David, bagiye bifashisha n'abandi wenda barimo ba Jacques kugira ngo babashe kubabwira amakuru y'umurenge, kugira ngo babashe kwitwa umunyamurenge koko, jumvikane ahantu hose koko ko ari abanyamurenge. Urakoze cyane wagira ngo ese kuri etape naringiye gupointinga Kajisho ko njye naramwifatiye, usibye ko izina avuga ngo nibwira ngo ngende umunyamurenge, ariko we ibikorwa bye urumva nanjye mushyashya, nanjye baransuspectinze ngo ni intumwa Kagame, ariko Kajisho namufate mu cyuho arimo yigisha, afite na ka team karimo abitwa ba Karuta, ariwe wigisha dosiye. Ahubwo ako kantu uvuze urakoze cyane. Uwo Karuta ni umubembe abantu babyumva, ni umubembe yitwa Karuta. Urakoze cyane. Uwo ngo barafitanye akantu kari ka pact. Ako kantu uvuze niko kari kambaga muri mind nkibaza se buriya arese abarakagara kuri urwego Kongolo ese muri kwikubitiro buriya ntabwo baba bari bahisha inyuma batuma Jacques we ndabizi namufite mu cyuho ariwe bagurisha amadosi ari 5,000 by'amapira note za kugira ngo ahantu hasobanuke wenda muri nani introduction nani yakoze Dahigo mwashatse kugaragaza ko Kongolo bashatse gusa naho banga abantu biyita ko ari abanyamurenge, ariko aho bigeze noneho muvuze ko n'ubundi nibo bafata abantu batari abanyamurenge bakabigisha iby'abanyamurenge. Aho hantu muze kuba dusobanurira kugira ngo abantu bumve neza, kuko muvuze ko uwo barwanya abantu biyita abanyamurenge, ariko still niba n'ubundi bafata abantu batari abanyamurenge bakabigisha dushyize abanyamurenge. Sinzi niba abantu babumvise neza. Bakomeza. Urakoze cyane. Nge nahumvise niyo mpamvu mputinze Mr. Innocent. Urakoze cyane kuri amakuru kuvuga mu izina ry'abantu bacuruje dosiye ukavugamo David na Charles. Nge ntabyo narize, ariko nge wo niboneye ni Jacques kuko hari n'ibiciro. Dosiye byari 5,000. Kandi mutagira ngo bazibahaga batazi ko ari interahamwe. Ari umugore neza Kajisho yambwiye ati dururira mugore uriya ni interahamwe, yabaga kuri barriere mu Minembwe, baramunyereka umugore w'interahamwe. Ni ibintu biteye agahinda, biteye ubwoba, ariko kuko muri abagabo nizere ko mwahagurutse sa reserve, muhaguruke nta mikino irimo. Nagumye kuri aho kantu nabitindaho ko nanjye icyo nari ngamije aho kumenya ngo ese hari abantu muri community y'abatutsi bantu basidikivu b'abanyamurenge se mu by'ukuri baba bafite ireme ry'ikibazo n'uburemere bwacyo, niba babifite bari konse y'ikibazo ese nabiyambaza. Ubu rero nashobora kwegera umutima wanjye nama wangiriyemo. Kongolo ntiyarimo muri komite kubera iki babagamo guhangana, ariko mu guhangana hari ukuntu abantu iyo abantu bafite ikibazo by'ubuwe mu by'expecting mu byantisipe mwumve ko umuntu aje kwiyitirira ntabwo mwagira n'imibanire myiza. Ariko Kongolo ari mu bantu na Kajisho
ari mu bantu batigeze bagaragara na rimwe mu ntambara zihuza abatutsi b'abanyamurenge n'abo bana. Ntabwo nigeze mbabona nta n'umunsi n'umwe. Ndaza kukagarukaho kuri ako kantu Innocent avuze. Reka nambibutse ko nta muntu nigeze mbabwira komisiyoneri yitwa Daniel Kwizera yari ku ruhande rw'abo bantu bose uko bakabaye bose, kandi n'umututsi uvuka i Burundi ngo yabayeho mu Rwanda muri cya gihe cy'abatutsi batahukaga, nawe ngo ari muri abo, yabayeho n'umujandarume, ariko niwe muntu wafashe bloke y'abo bantu bose abigereka ku mutwe. Ni ukuvuga ngo iyo abatutsi b'abanyamurenge babaga bahagurutse bahanganye n'ubuyobozi bw'abo banyamoko biba ubwoko, uwabitambikiraga ni witwa Kwizera Daniel, ubu ari muri Canada. Uwo muntu ntabwo tujya tumuvugaho kuko ntabwo ahangayikishije abacu b'imbere batwugarije. Twari kuzamuvugaho iyo tutitambika, ariko bamwe bacu baritambitse, ubu nibo bazi dufesinze. Daniel rero ntabwo namuboneye umwanya, nawe akunda kubibabwira. Iyo tuza ko turi bamwe, ntabwo Daniel n'izina ramwe baba bakomeye kuri uru rwego, ahubwo twatanze n'icyuho. Icyo kintu nakibwiraga Charles. Reka ngaruka kuri ako kantu rero ka Kongoro. Mu by'ukuri Innocent aho ngaho nanjye hari akantu nagizemo confusion. Ese Innocent uba Kongoro yaravuze ati tugumukana aba bantu baza ko twitirira. Uko ngewe mpaguruka naricaye niga amategeko ndayasoma ndarivayizinga njya mu mateka, ntabwo umuntu wakwishe uje kugufatira ubufasha ntabwo ariwe mu genosideri mubi mu myumvire yanjye. Ese koko niba Kongoro we ubwe yaravuga ko tugomba guhangana n'aba bantu, unumva cyari ikintu cyiza gusa impamvu yabimuteye niba ari ngo yungukire mu kavuyo simbizi, kuko hari abantu bitwa aba opportunist imbizi. Ariko niba yaravuze ati nyuma y'imyigaragambyo nangwa se mutaranigaragambyo igitekerezo cyo kwigumura no guhangana n'abantu niba cyaravuye kuri Kongoro, aho yarafashije kandi ndabishima. Nta n'umuntu wigeze abigaya, ari hasi nahanganye na myaka 5, ari inzego z'umutekano muri Ethiopia, ari inzego za Geneve, nta muntu n'umwe wigeze ambleminga ngo nahagurukijwe, kuko ibyanjye nibyo byageze kure. Ninjye wageze mu nkiko, ninjye wageze mu magereza, nubwo n'abavandimwe bacu babayemo gufungwa, ariko ntibigeze bagera mu nzego legal wajye mu nkiko nkuko nazibayemo. Nazigiyemo inshuro 13 ya mu nkiko inshuro 5 mu magereza, nabibayemo. Rero kuba Kongoro yaza icyo gitekerezo ngo nigumure aba bantu n'abanzi, kinumva namusapotinga. Ahubwo yahindutse gute ababwira bati twigumure, anahinduka nyuma gute kuba ari ugurisha dosiye. Ajya abantu ngize akabazo uta ku byanjye na Kongoro. Ndagira mbabwira aka kantu ntanatinze ngo nce mu makorose, mumbabare kandi mwihangane nsamarizinge mbirekere, ariko reka babwira aka kantu. Bavandimwe batutonganye Kongo kumararangaye babaye ntibari twabyita ubutesi, twabyita confidence nyinshi, twabyita ubujiji. Ni duhurizo nabayemo, kandi nacyo kiduteye kugira ngo uyu munsi abantu dusuzugurwe kugeza igihe n'abacu batinyuka kunywa amaraso. Iki kintu cyaba ni ikintu bita bieze, ari ikintu bita bieze, mbese mu gifumo naba bias mu Cyongereza. Kwigize intama ababubuna bahagurutse bakatunywa amaraso bakatugurisha, burya nta nubwo bizeye ko umututu uzahaguruka agere ku rwego. Gusa nabo baratungutse, binagaragara ko ubu abatuzi twaracecetse, ibi byose bikatubaho, bakatwica bagahindukira bakaza guhabwa ubufasha, ugaceceka. N'uhagurutse ntafashe undi uko abatutsi b'abanyamurenge bararega witwa Buguri wari uhagarariye abatutsi bano Rukivu ko yabatereranye, kandi biragaragara. Nanjye
uhagurutse mpagarariye ubwoko bw'abatutsi bo mbana urukivu mu nkiko na nanjye nkanenga bene wacu bo muri Sidikivu ko bantereranye. Icyo rero niba byarubujije, ntekereza ko uyu munsi tube nk'uko muhaguruka mukavugira ubwoko mutarobanura umututsi n'umututsi, uyu munsi ndabahamiriza ko intsinzi yagezweho. Na bya Kongoro is a simple person, yitwa Hassan, he knows me very well. Namuhamagaye mbabajwe n'ikibazo mwahuye nacyo, nanjye nk'umuntu uri conscient, nk'umuntu wize amateka n'impirimbanyi uharanira agaciro kanjye, mufashwe haguruke. Bamwira bati Daresi arantumira Kongoro bari kumwe na Felix mu kazu ka Innocent byabwiye nibyo niba afite inzu wenyine muri block Gikundi. Nijoro bavuga ati ntuzadusure ku manywa, niba ukeneye ibitekerezo kuko urugamba twarurwaye uzajya nijoro. Agiye avuga ni jyewe narize, ntabwo ndi gukoresha amagambo, ntabwo ndi gukoresha inkoni, ni amadokima. Niba barize Abanyetiyopiya ntabwo n'izindi nzego zishinzwe impunzi, it's okay, ndakoresha inyandiko. Ahubwo dore n'akarorero ni plente yanjye, ni dokima historique iri en bref. Ntabwo nibabwiye mvuge nanjye nitwa kanaka ukanaha iyi dokima amapaji 12 barayireba batokera rwitiyemo Kongoro aba ari werekeza byo kudefanda iyi dokima muri nzego za leta ya Ethiopia no muri ASER. Kongoro twarajyanye, nta kintu kibi nigeze mbona, gusa intege nke kubera background nitinyaga kuvuga ngo Ansani yisanishe nanjye bakamuhagamo. None kutavuga ko ndimwe na Hassan kumuzanye, Hassan icyizere mufitiye ni iki? Ni umubane ubutetse ko ari umunyamurenge, ni abanyamurenge n'abatutsi kimwe n'abitwa abanyejomba, nanjye ni umunyejomba ariko ndi umututsi. Ati Kongoro umututsi, akavuga nyuma nyine akakungambanira, ariko icyo yabaye desu ani nzego za ubundi wa ASER yibiza amateka ntibazakubeshye. Ntabwo batuma umukozi muri ASER umunyamahanga udafite amateka kuri izo mpunzi, ibishoboka. Bari aba CIA ni FBI 100% babakorana nawe muzituruka. Ibyo nibanga Kongoro atarazi, nibanga Charles atarazi. Abari abakozi ba ASER bose baba bafite amakuru kuba mu mizi. Irakomeza ndagabanirwa, urubanza rwari kuba nk'amezi 5 narurwanya imyaka 5, ariko njyewe nta gitangaza cyarimo kuko mfite experience ku bugambanyi. Rero ndangiza, niba turi conscient akababaro ko turagafite twakozwemo, ntabwo inkuru korerana yo kubarira barababara. Niba twumva ko tugomba kubaho turwanya umwanzi tutamubererekera, kandi njye ntuze kuvuga ni amahirwe dufite, umwanzi niyishira waba utegereje iki guhangana nawe? Ni iki dutegereje? So muri make rero Kongoro na Kajisho ni abagome brothers. Reka mbabwire aka kantu umunota umwe nabayeho ngitsindira urugamba rwo kuvuga ati turi abatutsi mu izina ryacu mu bwoko bwacu, inzego zirabyemera zirabyandika mu madekre yabo, itubuye Ikinyarwanda barabyemera turabyemererwa, tuzajya twivugira amateka yacu nta undi dusobanure kuko ari force usobanurwa na Daniel babwira ari komisiyoneri warushinzwe iyo block y'intera hamwe n'abiyita abatutsi, ni wari washinzwe. Bamudukuraho bari bati uyu munsi community yo kwa Hassan muremerewe uburenganzira 100%. Baduhitiramo bati mwaduha social worker muri ASER. Yewe turamubona w'umukobwa Charles Kongoro na Jacques Kajisho barahindukira, umwana amazemo iminsi 4. kubera ko twagize abantu benshi bategereje umwanya muze ku ego nakonsuka nakantu kubugizi bwa nabi kiyongera ku byo mumaze kubabonamo. Nagira ngo mumenye ko babitangiye kera, ubwo baricara banoza umugambi ngo uriya muntu ugiye kwa Hassan abaye social worker. Ubu se ko tugiye kujya tuganganiramo ibyo twakoragamo ntibazatuvamo. Barahindukira bandika ibaruwa, bandikira ASER n'inzego za Ethiopia ko izina ryanjye s'il vous plaît, n'izina rya Hassan n'umukono wanjye bari bawuzi. Barandika ngo
dushingiye iperereza twakoze tugasanga uyu mwana twabahaye ko ari mineri Nasser na Ethiopia bahitaga ara ikigo cya ara turabasaba ko uyu mwana mumusezerera mu gihe tugitegereje kuzaboherereza undi mu izina ryanjye barasinya ibaruwa yohereza muri Nasser no muri leta ya Ethiopia. Brother and sisters muri hano nagiye kubona mbona umwana ajarira ati yanyitaga tonto kuko nyina ni mushiki wanjye nawe ari muri Amerika ati tonto wakoze mu mwanya muto ngiye kubona mbona na nyina araje ati kaka yangu wakoze gusa bimara nk'iminsi 3 nibwo umukozi wa Haseri yamamagaye yarambye kubera icyo ukinisha inzego ese kubera iki azamura ibaruwa ati isi ibaruwa yawe wa musosho waka mwaduhaye none urahindukiye umukuje ku kazi ubugome wabukuye ati turakumenya. Okay brother reka ndangiriza aho ngaho ariko dukomere ibuye ryagaragaye niba rikishe isuka brothers dukomere kuko kozi irumvikana. We are so proud, we are confident aho turi hose ari muri Amerika mu bungire Buraya Australia speak out. Akoze cyane.